Urabona hataryoshye se? Biri kuba ntabwo uri kubona biri kuba reka mwese tubashimira abakoze subscribe. Ibintu biri kugenda biza buhoro buhoro, kandi nizere ko hari impinduka ku nama mugenda mutugira umunsi ku wundi. Nizere ko ibintu birakomeza kugenda neza. Ahangaha rero tuba tubereka umujyi wa Kigali, tubatembereza utahazi twabasha kumuyobora. Iyo niyo ntego, no kugira ngo tubashe gutembera umujyi wa Kigali, waba uri mu rugo, waba uri mu ntara, urelaxinga se. Iyo niyo ntego. Wibuke gukanda subscribe, kandi n'inama zawe ni ngombwa. Inama zawe ni ngombwa, aho bitagenda ukatubwira tukabikosora, gutaha ibintu bigakomeza kugenda neza. Ndabakunda cyane rero, kandi mukomeze kugubwa neza mu bisharinge. Watubwira n'ahandi hantu dushobora kuba twakorera, ubaye utahazi tukaba twakurangira. Uwo ni wo mumaro w'ino cyane mbese urebye. Imana ibaho umugisha rero.